Yesu Kristo, asante, uri mwiza, urakomeye, urahambaye. Nta wasa nawe, imbaraga zawe ni nyinshi, gukomera kwawe kurahagije. Icyubahiro kibi cyawe papa. Aka kanya turagafashe ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ubane natwe, utugire neza, utwigishe mu izina ryawe rikomeye. Amen. Shalom, shalom. Mwana wa Kristo ni evangeliste Nirema Aimable. Imana y'amahoro niduhane ibihe byiza. Nzanye ijambo ry'umugisha rikubwira ngo ubwo buzima urimo, hamya Yesu. Hamya Yesu, uvuge Kristo aho ngaho uri. Ntako bisa, ni umugisha, ni byiza ko aho ngaho uri uvuga Yesu uko umuzi, uko yakugize, uko ugihumeka ukamuvuga. Ni byiza, jya uvuga Kristo, jya umuvuga uko nguko. Imana itugire neza. Ubuzima urimo bwose ntibukagufunge kuvuga Yesu Kristo umwami wawe. Jya umuvuga, we ukikurindiye muri ubwo buzima urimo. Jya umuvuga cyane cyane. Haleluya, haleluya. Jya urata umwami wawe. Jya uvuga urukundo umwami wawe agukunda. Jya umubyinira, jya umusirimbira, jya umuririmbira, jya umucurangira umwami wawe. Jya umubwira abamuzi n'abatamuzi ukuntu aryoshye. Imana iganze. Yesu araryoshye. Ubwo buzima urimo, watura ukuntu Yesu Kristo aryoshye. Ibyo ucamo, ibyo unyuramo, watura ukuntu Kristo aryoshye, ukuntu akura ku cyava akicazanya n'ibikomangoma. Ubyature ubivuge. Watura ukuntu Kristo ari umunyembaraga. Watura ukuntu Kristo agira neza bugacya bukira. Watura ukuntu Kristo akomeza abatentebutse. Watura ukuntu Kristo ari umwami w'amahoro. Uvuge Yesu wabonye wumvishije. Imana ishimwe. Ubuzima bwose urimo ntibikanige kuvuga ineza ya Yesu n'imbaraga ze nyinshi. Abaroma 8:14. Abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Abo rero bavuga Yesu ku manywa, bakamuvuga nijoro, bakamuvuga mu mvura, bakamuvuga ku zuba, bakamuvuga bicaye, bahagaze, biruka, bagenda gahoro, bakamuvuga baryamye, bakamuvuga babyutse, bakamuvuga barya, bakamuvuga banywa. Abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Bavuga Yesu ari abasore n'abakobwa, bakamuvuga bashatse, bakamuvuga babyaye, bakamuvuga bashyingije, bakamuvuga bakamuvuga bakiri bazima, bakazapfa bakivuga imbaraga za Kristo.
aho uri uhamye Kristo. Abayoborwa n'umwuka bagira akazi bakavuga Kristo, babura akazi bakavuga Kristo, bararya bagashima Kristo, babura icyo barya bakabwira Kristo ngo asante, kuko ubizi neza uko twiriwe cyangwa uko turaye. Abana b'Imana bahamya Kristo, bakunzwe bahamya Yesu, babanze bahamya Kristo, bambaye neza bambaye nabi bahamya Kristo. Nawe ubuzima urimo bwose ujye uvuga ngo Mana we asante. Imana iduhana umugisha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 23. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Haleluya. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Nawe ujye usenga uririmbira Imana. Nawe ujye usenga uririmbire Imana. Pawulo na Sila barasenga. Basenga barihe? Bari mu nzu y'imbohe. Baririmba barihe? Bari mu nzu y'imbohe. Nawe ubuzima bwose urimo ujye usenga uririmbe, wongere usenge, wongere uririmbe. Uririmbe cyane. Barasenga bavuga ibyiza by'Imana. Mana uri papa, Mana uri byose, Mana urashoboye, Mana urahambaye, Mana uri nziza, Mana urakomeye, Mana nta wundi nkawe, Mana uravuga bikemera, wategeka bigakomera. Mana uri Imana, Mana uri Imana nzima y'imbaraga. Pawulo na Sila barasenga bararirimba. Mana ishimwe. Ngo ariko mu gicuku cya kare Pawulo na Sila barasenga bararirimba muri gereza. Nawe aho uri ntukabure kuririmba. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Haleluya. Ntukabure kuririmba. Hanga indirimbo muri wowe urazifite, ufite indirimbo nyinshi. Ufite indirimbo nyinshi, jya uririmba, uririmbe, uririmbe. Ntiwite ku ijwi, wite ku mutima ufite uririmba. Pawulo na Sila barasenga bararirimba. O Yesu we, ririmba. Wagize neza Yesu, wagize neza, wagize neza Yesu, wagize neza. Uri Imana Mana, bugacya bukira, uri Imana Mana. Ririmbira iyo Mana. Hanga indirimbo. Hanga ririmbira Imana. Senga. Himbaza Imana mu buzima bwose urimo. Pawulo na Sila bari muri gereza barasenga bararirimba.
Imana iguha umugisha. Mbega ubuzima bwiza bwo kuvuga Kristo mu bihe byose turimo. Nibakwanga ujye wibuka ko Yesu ari we nshuti nziza, umuhanga amaso. Yesu ugira neza araseruka bikemera, agatabara bikemera. Imana ikugire neza. Niba atakwandikira message inshuti n'abavandimwe, ujye uhanga amaso mu ijuru, wibuke message Imana yakwandikiye mu ijambo ryayo. Nzabana nawe, nzakugira neza, uri uwanjye, ntacyo uzaba, ndagukunda, uri uwanjye, nanjye ndi uwawe. Imana ishimwe. Message z'inshuti wazibura, n'iz'abavandimwe, n'iza wa wundi nande, ariko message ziva mu ijuru ntukazibure. Ufite Imana itanga message zose nziza ku buzima bwawe. Imana ni yawe, yivuge yihamye, iri kumwe nawe. Mu bitaro jya uvuga Imana, kwikiza, kwigira neza, ko n'abapfuye bazura. Wibuke inkuru za Lazaro, wibuke wa mumama agiye gushyingura agakobwa, Yesu akavuga ngo aka kanya subirayo, bikemera. Kwa muganga uvuge Kristo, urwaye uvuge Kristo, uri mu buzima bwiza uvuge Yesu. Ndakwifuriza guhamya Yesu mu buzima bwose urimo. Nubona uri wenyine uvuge Yesu, ko abera hose icyarimwe, umwami mwiza. Jya uhamya Yesu Kristo. Muri icyo kibazo uhamye Yesu, uvuga ati Yesu urashoboye, na nyuma ya zeru urakora. Yesu urashoboye, byose birashoboka. Yesu urashoboye, ahatari igisubizo uba igisubizo. Yesu urashoboye, ndabizi urashoboye. Amena. Mu bibazo urimo bimaze igihe, ntugate network yawe na Yesu, no, ahubwo ujye wibuka wa mama. Bibiliya ivuga ngo amaze imyaka 12 yibuka ko Yesu akiza indwara zose, arabyigana paka akoze kuri Kristo. Nawe ujye ubyigana ukore kuri Kristo, mwami mwiza. Mu buzima bubi ntiduta network yacu na Kristo, ntiduta guhamya Yesu no kumuvuga, ahubwo turabyigana nka wa mudamu wakoze kuri Kristo agakira nyuma y'imyaka 12. Natwe turabyigana tukamukoraho. Imana ishimwe. Ngo mu gikombe cyitwa baka tugenda dusubizwamo imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo bimeze gutya, Yesu ni muzima. Nubwo bimeze gutya, turinzwe n'Uwiteka. Nubwo bimeze gutya, wacu ni mu ijuru. Nubwo bimeze gutya, turi abana b'Imana. Nubwo bimeze gutya, dufite ibyiringiro. Abana b'Imana, tujya muri gereza tukavuga Kristo, tukarwara tukavuga Kristo, tukagira akazi tukavuga Kristo, tukakabura tukavuga Kristo, tugatukwa tukavuga Kristo, tugakomerwa amashyi tukavuga Kristo. Oh Yesu we, araryoshye uyu mwami mwiza, navugwe niyamamare.
niyamamare, Yesu arakwiriye. Dawidi aramubyinira, niyamamare. Pawulo na Sila bararirimba, baramubyinira, niyamamare. Imana ishimwe. Aho usengera baramubyinira, baramuhimbaza, niyamamare, niyamamare ibihe byose, Yesu. Imana iguha umugisha. Abandi baraceceka, twe tukavuga gukomera kw'Imana. Abandi baramupfobya, twe tukavuga ngo yamamare. Yamamare, 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 yamamare. Harakwiriye Kristo. Yesu wazuye Lazaro, yamamare, yamamare. Yesu ugira neza bugacya bukira, yamamare, yamamare. Yesu wakurinze cya gihe, yamamare, yamamare. Yesu cya gihe waguhojeje amarira, cya gihe, niyamamare, niyamamare. Imana iguha umugisha. Ubuzima bwose urimo, uri umuhamya wa Yesu. Kubura aho ngaho si impanuka, ni ukugira ngo uzavuge Kristo, urate Kristo, uhamye Kristo, uvuge Kristo, ubyinde Kristo, uhimbaze Kristo. Si impanuka, jya uhamya Yesu uri muri wowe. Nabivuze, no mu gikombe cyitwa baka duhamya Yesu. Aho abandi byabacanze bibuze, twebwe turasara tugasarira muri Kristo, tukavuga Yesu. Bakatwita abatekamutwe, tukavuga Kristo. Bakatwita abasazi, tukabyemera kuko twasariye muri Kristo. Yamamare. Haleluya. Tubana nabo ntitugwa, dufite Kristo uri muri twebwe. Turagendana ntitugwa, duhamya Kristo uri muri twebwe. Turakorana ntitugwa, no, duhamya Kristo uri muri twebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Akiza wa muntu wari impumyi, barambwira ngo byayenze gute, ati ni Yesu wankijije. Yesu mwahure niwe wankijije, mubimenye ko ari we. Nawe jya uvuga Yesu mwahuriye hahandi, cya gihe, wowe nawe cya gihe. Bya bindi Yesu yakoze cya gihe muri kumwe, bya bindi wibuka ukazamura amaboko bikakurenga ukarira. Uwo Yesu wakoze biriya, jya umuhamya, jya umuvuga. Ni umwami agira neza. Imana iguha umugisha. Pawulo na Sila barasenga, bararirimba. Nawe ujya usenga uririmbe. Jya usenga uririmbe. Jya usenga uririmbe. Aba Yesu dufite ibyiringiro bidakoze isoni, tujye tuvuga Kristo. Isi zatwitiranya ariko dutandukanye n'ab'isi. Abana b'Imana tubikiwe ibanga, hari ubuhisho duhishiwe mu ijuru. Uko tuzasa ntikurahishurwa, ni nacyo gituma ab'isi batatuzi. Ntibatuzi turi difera.
ntibatuzi n'ab'isi turi ab'ijuru. Abana b'Imana tubikiwe ibanga, hari uwisho, haleluya, duhishiwe mu ijuru. Ni ukuri iwacu ni mu ijuru. Imana iguye kubyumva. Ni ukuri iwacu ni mu ijuru. Ntukabure imbaraga zema ibyiringiro muri wowe. Yesu wakuye babana mu rwobo rw'intare ari kumwe nawe. Babana mu itanura ari kumwe nawe. Lazaro yapfuye ari kumwe nawe. Yesu wahamagaye Zakayo mu giti ari kumwe nawe. Yesu wahinduye amateka, dayimoni zaramufashe, Yesu akamubohora ari kumwe nawe. Yesu wakuye umuntu ku kidendezi amaze imyaka 38 ari kumwe nawe. Jya uhamya Yesu wabonye, jya umuhamya uwo mwami, niyamamare. Jya umuririmbira. Ntabwo uzi kuririmba? Ngo akaririmbo, ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane, mfite umwungeri mwiza. Haleluya. Nawe rega wongereho n'ibyawe. Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza. Imana ishimwe. Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka, yampaye amahoro sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka, yampaye ibyishimo sinzamureka. Jya uririmba, uririmbe, wongere uririmbe. Abana b'Imana bararirimba bagasenga, ibibaboshye byose bigahambuka bigashwanyagurika. Bararirimba bagasenga, bakumva ijwi ry'Imana, bakayoborwa n'Imana, bakagendana n'Imana. Bararirimba bahamya Imana mu buzima bwose barimo, Imana ikagira neza. Ndakwifuriza guhamya Kristo aho ngaho, aho ukora, aho wiga, aho ugenda, aho uba, aho Yesu we, aho nyine hamya Kristo. Imana iguye kubyumva. Jya uhamya Kristo, jya uvuga Kristo arera. Yesu Kristo urakoze. Abayoborwa n'umwuka bose nibo bana bawe. Tugire neza, tuyoborwe nawe, tukuvuge, tuguhamye, tuvuge, tugutake, tukubyinire, tukuririmbire. Wamamare. Abakuzi barusheho kukumenya, abatakuzi bakwakire bakumenye. Mu izina rya rikomeye ibihe byose, Papa. Amen.